Mahoro Yesu abantu be nagira akagero ntarondoreka ajya umuriza abayafite utayata ntabwo yayakurwaho. Muraho neza ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana bane namwe. Mbifurije umwaka mushya muhire w'2023. Twari tubakumbuye hano turi ni ku Rwiza filime. Mwomeje kubashimira ko mudahwema kudutega amatwi mukora subscribe, mutera comment ndetse na share. Iyo ni inkunga ikomeye, Imana ibahe umugisha. Muri uyu mwaka rero nifuje ko tuganira, mfite byinshi byo kuganira namwe muneza amatwi, mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abari mu mbibi zo mu Rwanda. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndi dusingiza Imana Festina, nkuko mubizi mama Miki umubyeyi ndubatse, Imana iduhe umugisha. Reka tubanze dusenge mbere yo kugira ikintu tuganira. Ndagushimye Mana Data, uri Imana, nturi Bayali, nturi Dagoni, nturashera, nturi ikigirwamana, ahubwo amazina yawe ni menshi, nayikuzo nayicyubahiro, izina ryawe nirihimbazwe. Witwa ndiho, uri Jehova Nisi, Jehova Shalomu, Erushadai, Adonai, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ubivuga neza, uravuga ngo byose uzabikorera kwiyubahisha. Abatazi izina ryawe bamenye kuri Yehova. Imana ishimwe. Ndagushimiye ko waturinze ukaturindira. Hari byinshi byahigaga ubugingo bwacu mu myaka yose yatambutse, ariko waraturinze, izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimye kuko nkiriho, nahuye n'uburwayi ndetse ndarwaza, ariko urandinda, ngarutse ndi muzima kandi ndi kuvuga izina ryawe, ndi kuvuga ijambo ryawe, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze. Nsengeye umuntu wese unteze amatwi, unyumva none cyangwa ejo, uzanyumva n'ikindi gihe, kugira ngo ahabwe umugisha nawe. Muri rusange nsengeye igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rw'abanyarwanda, uduha amahoro n'umutekano, uduha umugisha, uduha imvura y'umugisha, duhinge tweze. Uhere ku mutwarasi arengerwe nawe, umwongerera ubwenge n'ubuhanga, ugere ku mukuru w'igihugu. Uru Rwanda turushize mu biganza byawe, kugira ngo rukomeze rushyigikirwe nawe. Urakoze kuko uri Imana kandi kumvise ibisengesho, izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Mbisabye binyurije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Nari mbakumbuye, nifuzaga kuganira namwe. Mwagiye mumurikira umwaka ushize nakoze indirimbo yitwa Rubyaro rwa Adamu, twakoze n'ibindi biganiro bitandukanye. Ndabashimye ko mwakomeje kuntega amatwi. Uyu munsi ndashaka ko tuganira, ku bantu babiri, ku muntu uvuma ndetse n'umuntu uvumwa. Ariko ndabwira umuntu uvumwa ngo ntakomere. Nta muntu ujya uvuma uw'Imana itavuma. Imana ishimwe. Umwana w'umuntu yagusezeranya ikintu, ejo akaguhinduka. Umuntu yagusezeranya ko agukunda, ejo akaguhinduka, nta gitangaza kirimo. Abagabo n'abagore barasezerana, ejo tukumva ngo urugo rwo kwa runaka rwasenyutse, ngo habayeho divorce. Ariko Imana iyi gusezeranyije ntabwo ijya yivuguruza. Ntabwo umugambi w'Imana ujya urogwa, ntabwo umugambi w'Imana uterwa umwaku, ntabwo umugambi w'Imana ujya uburizwamo. Iyo ubwawe yarivugiye ngo byose nzabikorera kwiyubahisha. Abatazi izina ryanjye bamenye ko ndi Yehova. Imana ishimwe. Ndeka turambure Bibiliya turebe mu ijambo ry'Imana ryanditse mu Kubara ibice 23. Dusome duhereye ku murongo wa 18. Haranditse ngo, aca umugani arahanura ati, haguruka Baraki wumve, negera ugutwi mwene Sipori. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora.
ibyo yavuze no mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nawe yawubahaye, simbasha kuwukura. Ntiyabonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisirayeli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Imana yabakuye muri Egiputa, niyo ibajyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta n'ubupfumu buri mu Bisirayeli. Mu gihe cyategetswe aba Yakobo n'Abisirayeli bazabwirwa icyo Imana ikora. Dore ubwo bwoko bubaduka nk'intare y'ingore, buvumbura nk'intare y'ingabo, ntizaryama itarabona umuhigo, itaranwa n'amaraso y'abishwe. Amen. Iri jambo ry'Imana dusomye mu kubara ibice 23 umurongo wa 18 haranditse ngo aca umugani, arahanura, aravuga ngo haguruka wowe Baraki mwene Sipori. Imana si umuntu ngo ibeshye, nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Aravuga ngo nategetswe kubahesha umugisha, kandi nawe yawubahesheje. Imana ifashe. Uyu yari Baramu yaravumaga. Noneho Baraki aramubwira ati umvumire bariya Bisirayeli, umvumire buriya bwoko. Baraki ngo aragenda asanga n'ubwoko butuye ukwabo. Ndagira ngo ukurikira Imana, uyizera nk'umwami n'umukiza wawe, wumve kuri ubwoko butahangarwa, wumve kuri ubwoko butavumika, kuko ngo bubaduka nk'intare y'ingore. Imana idufashe. Ndagira ngo ukomere. Hari igihe usanga abanyamasengesho barimo bavuga ngo reka nkubwire w'Imana yanjye ngo najye gusanga ku musozi Kanyarira, ngo natereye Kanyarira, ngo nongera ndayimanuka, ngo narakizabanwa, w'Imana ima amasezerano, ngo abantu twari kumwe barayaziritse. Ibyo mubikurahe. Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo wicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora. Ntabwo umugambi w'Imana urogwa, nta muntu wakuzirikira amasezerano. Imana yivuze ngo nzabikora, urakiranuka. Ijambo ryayo rirambwira ngo byose nzabikorera kwiyubahisha. N'abatanze bamenye ko izina ryanjye ari Yehova. Imana idufashe. Ndagira ngo ukomere. Hari abakobwa baherutse kunsura, baraje barambwira ati twari tuje ngo dusenge amasezerano yanjye. Imana yambwiye ibintu 2017 ngo none ubu ndacyari umukobwa, nk'abantu bagiye bayazirika. Ntabwo umugambi w'Imana ujya uburizwamo. Igihe cyawe gishobora kugera, ariko igihe cy'Imana yo kitaragera ntabwo ikora. Ariko igihe cyayo umva, inzira zayo ni nyinshi, ntiwayibaza ngo urakora iki. Yubwo yaravuze ngo ntawambaza ngo ndavuga iki, ntawambaza ngo ndakora iki. Imana idufashe, kandi Imana yacu itugirire neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umukiranutsi wanjye abeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Hari igihe uba wicaye wowe ukavuga ngo Imana yarambwiye, ejo ukajya kunywa inzoga, ejo ugasambana, ejo ukagambana. Ese uracyakorana n'Imana? Umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera, niko Imana ubwayo yivugiye. Ariko nasubira inyuma ntabwo umutima wayo izawishimira. Biradusaba gusenga cyane. Ntabwo bikuraho ibibazo, ahubwo gukiranuka nibyo bituma Imana iza. Imana yitegereje Abisirayeli ngo ibona nta bupfumu bubarimo. Imana yitegereza Abisirayeli ibona nta kuraguza kubarimo. Irangije iravuga ati wowe Baramu, kubera ko ngiye ko Baraki yaguhaye ibiguzi, genda ngabariya, genda ubavume. Ariko icyo ndajya nshyira mu kanwa kawe ari cyo urajya uvuga. Ngo aragenda, ngo ajya hirenge, ngo agiye kuvuga ngo baragapfa, ngo aravuga ngo ayiwe, ko mbega ubwoko ngo n'abanyamugisha, ngo ntabwo bavumika, ngo bahawe umugisha. Ngo ageraho aravuga ngo cyama ngapfa nkabo. Baraki aramuhamagara, haramubwira ngo wowe Baramu, ngo twavuganye iki kw'ibiguzi nabyongereye, nkakubwira ngo bari abantu bamvumire,
ukaba ndi kumva mu kanwa kawe hari kujya hasohokamo amagambo y'umugisha ndagira ngo Baramu yuzura umwuka aravuga ngo tegera ugutwi we Baraki mwene Sipori. Imana si umuntu ngo yibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora. Ngo dore njyewe nategetswe kubahesha umugisha kandi yawubahaye. Ngo yabitegereje kubona nta bupfumu burimo. Niba Imana iri kukureba ikabona nta cyaha ufite yabuzwa n'iki kugutabara. Ahubwo bakristo nshuti zanjye bene data mwe mu nteze amatwi, Imana ikubwira ikintu uri mu bihe byiza byo gusenga, ejo ukarambika ukareka gusenga, bigatuma umugambi wayo ugenda usubira inyuma. Kuko ijambo ryatubwiye ko umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera, ariko yasubiye inyuma ntabwo umutima w'Imana wongera kumwishimira. Ndagira ngo dukiranuke, duharanire gukora ibyiza, duharanire gusenga ariko twejejwe. Apana kujya ku misozi ngo bari bumpanurire ngo reka njye kuma ngo hari ndahura n'umuhanuzi w'ibunaka ngo bigende neza. Oya, ahubwo banza ukiranuke, uharanire kubana n'Imana neza, ushaka ubusabane n'Imana. Nurangiza uvuga uti noneho papa ndahari, bya bindi wambwiye ndabitegereje, rya sezerano wampaye ko ridasohora Mana bimeze ute. Ako kanya nibwo izavuga ati kuko ndakugushima, yohereze marayika wa. Sinzi niba muri kumvira ijambo. Daniyeli yasenze ku munsi wa mbere, ibisubizo bye birururuka. Agezeho agira intege nke. Ku munsi wa 21 asubira kwibutsa ngo yumva ijwi rivuga ngo Daniyeli mugaragu w'Imana witinya, ngo umunsi wa mbere washishikariyeho gusaba gusenga kwawe kwarumvizwe. Ngo marayika ngo yazanye ibisubizo, ngo ageze mu kirere ngo abamedi n'abaperesi baramutangira. Hari igihe dusenga amasengesho, kubera amasengesho tuba twayavangavanze bigatuma ibisubizo bitaza vuba. Twebwe tukavuga ngo Imana niyumvise, ugasenga amasengesho atari butambuke, abamedi bakayatangira akabifabusa. Noneho wazihana, wazisubiraho, umaze kwihana neza ukajya kumva ati witinya burya narakumvise. Ahubwo marayika yaracogo. Nihe mpamvu marayika yageze mu kirere z'agacogo? Nuko waherukanaga n'Imana yawe uri muyisaba ugahita ushayisha ngo biratinze, ngo reka nanjye ninywera inzoga, ngo ibyo nanze, ngo ubundi usaba pagani ngo bandusha iki. Imana igufasha. Reka mubwire, Imana ntago ari umuntu ngo yibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ndagira ngo komere nanjye nkomere, dutegereze umwami. Gusenga cyane bitarimo gukiranuka n'imfabusa, ahubwo duharanire gukiranuka. Ubundi nitumara gukiranuka dusabe tuzahabwa, nidukomanga tuzakingurirwa. Niryo sezerano dufite. Amahoro y'Imana abane